Yes, turabasuje cyane twongeye kubifuriza igicamunsi cyiza, twongeye kubaha ikaze muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane. Nkuko menyerere rero n'umwanya turatubagezo update. Iyo tuvuze update na makuru abagezweho agiye atandukanye, ariko by'umwihariko abagenda garuka hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane tukibanda mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Muri aya masara n'ubundi nk'ibisanzwe tugarutse ikitaraganya kuko hari amakuru agezweho, gusa ariko munyemere mbabwire ko tugiye kwibanda cyane muri Sud Kivu. N'ubundi niho imirwano yaramukiye, tukaza rero kugenda tunareba nandi makuru arimo kugenda avugwa haba ku ruhande rwa AFC M23 ndetse no ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se rw'ubutegetsi bw'Kinshasa. Urasabwa iki rero sasa? Urasabwa kunkandira kuri subscribe rwose niba aribwo ugeze kuri umuyoboro cyangwa se ukabona dukurikira ariko utarabikora, urasabwa kubikora kugira ngo nyine n'ubundi amakuru yacu akihagera nawe uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Kuri mwe mwabikoze rero birumvikana, icyo musabwa nugukanda kuri like ndetse mukanasharinga, ubundi inkuru zacu zajya zihagera namwe rwose mukabona mu imbere. Gusa kandi kirenze kuri icyo nuko mwanashigikiye uyu muyoboro, birumvikana mwawushigikiye kuko burya iyo usharinze bifasha umuyoboro gutera imbere. Hanyuma amakuru tugiye kugaruka ngira ngo nabwe ngo tugiye kwibanda muri Sud Kivu, nuko imirwano ikomeye mu by'ukuri muri Sud Kivu n'ubundi mu nkengero z'umujyi wa Bukavu irarimbanije. Iyi mirwano akaba ari imirwano kabuhariwe cyangwa se ari imirwano ari ibitero bikomeye cyane kuko biri kugabwa n'ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Ni coalition irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'abarundi ndetse na Wazalendo yewe tutibagiwe na FARDC. Hanyuma ku rundi ruhande turaza kugaruka Igoma naho habaye icyitwa ubwicanyi bukomeye cyane, habaye gukozanyaho mu mujyi wa Goma. Namakuru angezeho nonaha mu mujyi wa Goma habaye gukozanyaho kw'ingabo cyangwa se k'umutwe wa M23 ndetse na FDLR mu mujyi wa Goma, ariko M23 ikaba mu by'ukuri yagize itya igira ngo ni amabandi. Hanyuma donc FDLR bari baje kwiba inkuru tugiye kuza kuyigarukaho, nayo turiwaze kugenda tubabwira mu buryo burambuye. Turaza gusimbukira muri Masisi yewe ndetse Rucuro na Warikare. Abaturage baho hari ibyo batangaje, hari amagambo akomeye cyane yatangajwe n'abaturage. Ese ni biki batangaje? Byose turaza kubabwira. Twirwaneho nyuma kuwotswa igitutu n'ingabo ziri guturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane abamiliseneri, ingabo z'abarundi, FDLR n'indi mitwe. Basohoye itangazo mu kanya rikomeye cyane. Iri tangazo naryo tukaba tugiye kugenda turi igarukaho. Turaza gusimbukira muri Kenya turebe uko bimeze. Murabizi ko ya myigaragambyo irakomeje ndetse inameze nabi cyane. Hanyuma yitwa William Ruto mu by'ukuri yavuze ko biteguye gukomeza guhangana n'urubyiruko mu by'ukuri rukomeje kugenda rwigaragambya ndetse n'ibindi byinshi cyane. Turaza gusimbukira muri Uganda cyangwa se mu gihugu cy'Ubugande. Aha rero umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda ni Moses Kainerugaba, umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni. Nawe rero hari ibyo yatangaje n'ubundi kuri His Excellency Paul Kagame. Ni byinshi cyane tugiye kugarukaho. Gusa reka amakuru yacu none sasa duhite tuyatangira mu buryo burambuye, ariko mu gihe aya makuru tukiyatangira unyemerere niba utarabikora nyaboneka bya bindi byo gusharinga ndetse no gukora like ube urabikora. Ubu no tuze tugera gute, tuze twimanukira twicunshumukira n'amakuru mu buryo burambuye. Reka dore hano mu mujyi wa Goma inkuru ingezo mu kanya gato cyane. Amakuru aravuga ko mu ijoro ryakeye hariye mu mujyi wa Goma mu gace kitwa ngo ni Barindu, agace kitwa Barindu. Rero ubwo murakumva abantu mumenyere cyane cyangwa se muzano mu mujyi wa Goma. Aka gace ngo mu ijoro ryakeye ahazweho kwa Elia, mu ijoro ryakeye habere imirwano ikomeye cyane, aho ngo abasirikare ba FDLR cyangwa se zinyeshamba za FDLR zari zamanutse zije gusahura, ariko ubusahuzi bwabo bukaba ari bwa busahuzi bwabo bunagamije cyangwa se bunagendereye no kwica, kuko urabizi ko mu by'ukuri umuntu uje kwiba burya nijoro uwo ngo abarimo n'umwicaye cyane uyu nguyu uza no mu nzu cyangwa se donc umujura wese w'ijoro ni mubi cyane.
abameze rwose no kwica bayana kwica. So hanyuma ngo baje bitwaje imbunda. M23 ngo baje gutabara, baje guhosha ubwo bujura. Baza bazi ko ari amabandi. Mukuzero biteguye bazi ko ari amabandi, kumbi amabandi byari FDLR zifite imbunda. Abayo gukozanyaho, impande zombi zirahangana, bararasana biratinda. Ariko nk'uko amakuru abivuga, abaturage ntabwo bigeze basohoka mu mazu, nta wigeze agira icyaba, ariko ngo izi FDLR ngo zagize mu by'ukuri, donc ngo intego yabo yabayegezeho, kuko ngo iduka bari bagamije kwiba, ngo bari pangure ryose bararyeza, bararimara. Ikirenze kwicyo mu by'ukuri nuko ngo abaturage bagiye kubyuka basanga aho izo nzovu zarwaniye nta kindi cyahagaragaraga. Rero mu by'ukuri yari amaraso yari yuzuye. Gusa ariko uyu muturage cyangwa se imbone yacu iri muri ako gace iduhaye amakuru, itubwiye ko ntabwo bigeze bamenya ngo ese ni ku ruhe ruhande bapfuye cyangwa se batakaje. Gusa ariko harimo question mark, kuba nta mirambo yagaragaye hakaba hari amaraso. Ikigaragara cyo mu by'ukuri aba bajura bize tekinike bigaragara, kuko iduka barisahuye bararyeza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, aho barwaniye usibye kubyuka abantu bagasanga ari amaraso gusa, nta murambo wahabonetse. Igishatse kugaragara ni iki, cyo nshatse kuvuga niki, tujye tuvuga ibintu tubishire tubivuge neza. Nta mu muri abo mabandi nta wishwe, kuko iyaza kuba yishwe M23 ari kumureka mu gitondo abaturage bakamubona, cyangwa se akanashaka nuko ari buze kumushingura. Ahantu habere urugamba nk'urwo rugamba rukomeye basubizanya, ibandi bari kwa ayo mabandi bari kwereka aho ngo bakayabona, ntayo bahasanze. Rero ikigaragara niki nuko nta bandi ryaharasiwe cyangwa se ryahaguye, usibye na nko kwa barikomeretsa cyangwa se kuri ruhande rwa M23 kabari bakomerekeje, bitewe nuko bo babikomerekeje. Iriya mabandi urumva yibye arasahura aragenda, abaye yakomeretse. Donc hari nk'umusirikare, aya mabandi abaye ariyo yatsinze nava kubwa ariyo yegukanye intsinzi muri iyo mirwano, kuko ibyo bari baje gukora babikoze barabyenda. Kandi nuko guhangana kwabo nta numwe bigeze arasanga bamugaragaze. Bigaragara ko ku ruhande rwa M23 bashobora ari kuba aribo bakomerekeje, noneho mu by'ukuri aya mabandi nyine bagasubira inyuma, cyangwa se buhenda, kuko umujyi wa Goma ni munini. Bashobora no kuza ari n'abasirikare babiri ba M23, amabandi biteguye bari nka 15. Ugasanga wenda nk'abo basore bari bagiye guhosha, babona biri seriye, nabo bagahita basubira inyuma bagakora wizidoro, kuko urumva ntago abantu babiri bakwishora muri section. So rero bagakora wizidoro, ayo mabandi rakiba kagenda, kuko n'ubundi nicyo kiba kibazanye. Naye bari gukubita bangura kugira ngo arebe ko byarangira, mu by'ukuri nyine bataza kuyatega ama ambush. So ubwo bwicanyiro bwabaye cyangwa se birwano yabayeho nkuko amakuru arimo kutugeraho, niko tuyatanze. Ubwo abaza kuvuga ngo nini na nini, ubwo nabo bigerero bajye gushaka yabo makuru. Njewe amakuru mfite nuko byagenze muri iyi karitsiye bita ngo ni kwa Elia, ahari mu gace bita ngo ni Barindo, niho imirwano cyangwa se niho habereye gukozanyaho muri uyu mujyi wa Goma. Nyamara ibi biri kuba mu gihe M23 bakomeje ya operation bise ngo ni bye bye Mayibobo. Ariko ku rundi ruhande mwibuke ko haberutse no kuba izindi operation, cyangwa se ibyo bise couvre-feu, ahari rero bagendaga barimo kugenda basaka urugo ku rundi, bagenda basaka bari kureba mu by'ukuri ko aya mabandi cyangwa se n'abacumbikira amabandi bagira gutya rwose bagahosha, cyangwa se bakabagira gutya rwose bakarako babamara muri uyu mujyi wa Goma. Nguko uko ibintu bimeze. Gusa no mujyi wa Bukavu naho ubwo niho tugiye guhita dusimbukira muri Sud Kivu, aho tugiye kumanukana na Vincent, naho ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Navuga ko amabandi akomeje kuba amabandi, ubwicanyi butagira uko busobanutse nibwo buri kurangwa muri ibyo bice. Hanyuma rero ku murongo wa telefone already Vincent yamaze kuba ahagera. Vincent, wiriwe neza? Wiriwe neza Faita. Komera cyane. Komera kandi dukomerane. Aha, urakomera natwe rwose, reka dukomerane ndetse dukomerane n'abadukurikiye. Abemere rwose kutunambaho, reka tubabwire rwose bakomere cyane, n'abari kuza ari bashya cyane rwose. Vincent, ndagira ngo twimanukire makuru akomeye cyane, twinjire cyane ko tuyahere
hano muri Sud Kivu. Sud Kivu niho ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Twakabaye duhera mu by'ukuri kuri iyi mirwano yabereye mu nkengero z'umujyi wa Bukavu, ariko reka turebe iyi alerte cyangwa se iyi mpuruza twirwaneho imaze gusohora itangazo mu masaha make ashize. Bigaragara ko mu by'ukuri ibintu bikomeye cyane. Burya n'uzajya ubona umuntu asohoye itangazo cyangwa se umutwe nk'uyu nguyu usohoye itangazo, ibintu ntabwo biba byoroshye. Reka iri tangazo niba ufite kopi ryayo hafi rwose Vincent, uyitunyuriremo tubanza ariho duhera mbere uko tujya muri za Uvira ndetse na hano mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Nibyo itangazo ryasohoye na twirwaneho. Yego. Itangazo rigerewe abanyamakuru nimero 3 ryo ku itariki 4/5 iragira riti arete urgente. Yego. Ni nk'impuruza yihutirwa. Bakagira bati estrade militaire planifiée côté Banyamulenge dans le plateau d'Uvira RDC. Ati kwiyongera kw'abasirikare ndetse no gutegura kugirira nabi Abanyamulenge batuye mu misozi ya Uvira. Ariko vise mbabara gato cyane ubahagaze aha hantu. Ariko bose ko mbona buri wese ari gutabaza. Ibi bintu birarangira bite? Mukanya uwitwa Muyaya mukanya ati rwose ati ibintu bimeze nabi, bari kwiyongera cyane, uvetore kwiyongera ku bwinshi, bari kuza ari benshi. None twirwana nayo iti bari kuza ari benshi. Ibi turabivuga ngo iki? Niko bigenda igihe cyose urugambi rwakaze buri ruhande ruratabaza ati dore barankubita kandi ndamwica kandi wahundaguye. None se FARDC barayikubita uw'inyuma, twirwana bayikubita uw'inyuma igasakuza. Buri wese arimo aracakuza ari abwira communauté internationale ati nimudutabare batatwica. Nje ndimo ndabibara nko gutanga abagabo kugira ngo bigaragare ko atari bari donc batari kugira uruhare mu kuba iyi mirwano igiye kubura cyangwa se igiye kuba, kugira ngo bagaragaze ko atari bo babigizemo ubushake. Nyine no kugira ngo bagaragaze ko atari bo babigizemo ubushake. Buri ruhande ntabwo rushaka kugaragara ko rwo kubigiramo ubushake kugira ngo imirwano yongere yuburwe. Biriya nabyo kuba ari ukwereka communauté internationale ko ibintu bikomeye. Ariko n'abaturage kugira ngo babahumurize bereke ko babari hafi. Ariko urabizi yuko twagaragaje kenshi ibitero bya FARDC, ibitero bya twirwaneho. Birazi ko kiba gite cyawe bira ndetse n'inkengero zawe bira zaba Fizi, zaba Minembwe, zaba Itobwe, zaba Kamanyura ndetse gukomeza ugera na za Nyangezi. Yego. Ari igitego ruhande rwose ruvuga tuti ntabwo dufite control ihagije ku bice dufite. Yaba twirwano M23 ibice ifite nta control ihagije irabifiteho. Yaba FARDC nta control irafite ku bice bafite. Buri wese rero afite ubwoba ku ruhande rwiwe avuga ati na communauté internationale hari icyo yakora, yabwira twirwaneho ikagabanya umuvuduko na M23. Twirwaneho nayo na M23 FARDC kavuga ati yenda communauté internationale yabwira bakagabanya umuvuduko cyane cyane bari ibintu ku biganiro bya Doha. Hano rero ikintu kirimo nuko uruhande rurizi ko urugo bahanganye no kwitegura. Hari icyo bari gukora no gutanga abagabo nk'uko wari bivuze, ariko birazwi nuko urugamba mwa bino bice rukomeye kandi ruzanakomera, yaba ku ruhande rwa twirwana na M23 bafatanyije, yaba uruhande rw'ingabo za FARDC na Wazalendo ndetse n'abarundi n'abacashuro nabo urabizi yuko bariteguye. Aha ngaha kigaragara nuko buri ruhande ruzarwana nyine wo kwiyahura kugira ngo rero ko rutava mu bice bifite rwafata ibindi, ariko nyine abaturage bo bazahurira n'ingorane. Reka twigarukire kuri iryo tangazo. Hanyuma twirwana ati imisozi barimo kuyurizura ya hano ya za Uvira, none baragira ngo Uvira nyine barayirinda batari mu misozi. Komeza utubwire nuko. Barakomeza bati MRDP twirwana arete na communauté nationale et internationale sur une situation gravísime en cours dans le haut plateau d'Uvira, Sud Kivu, où un plan macabre orchestré par le gouvernement congolais et burundais en phase de déception visant l'extermination et
déracinement y'Abanyamulenge. Tugenekereje mu Kinyarwanda muri make, twirwana iravuga yuko ihamagara itanga impuruza ku muryango mpuzamahanga ndetse n'abaturage ba Kongo kubiri kubera muri mu byigimba mu misozi miremire ya Uvira, ndetse ko harimo n'uburyo butegurwa na guverinoma ya Kinshasa tufatanyije na guverinoma y'u Burundi bwo kwica ndetse no gutsemba no kumaraho abo mu bwoko bw'Abanyamulenge. Ubwo rero ni nko gutanga impuruza ubwo ngo bahunge baba bavuyemo bahigamire. Barimo barabahuruza ati dore baratumaze ni mudutabara kuko nicyo bivuga. Barimo baratabaza kuko nayo bavuga ati barimo baragira badutsembe kandi batumareho. None se Sarambwe ntibakiri kumwe? Urebye terime bakoresha baravuga ngo ni extermination et déracinement. Ni uburyo bwo kubatsemba no kubamaraho kwitutso bakabamara. Ni uburyo bwo kugira ngo bahurize bavuga ati dore Abarundi na leta ya Kongo barimo baragira ngo badutsembe turi mu dutabari. Ikindi baravuga bati sous couvert de sécurisation un déploiement militaire massive coordonné entre FARDC, troupes burundaises et milices respectives wazalendo préparer des attaques systématiquement contre les civils Banyamulenge, notamment dans la région d'Orlando. Tugenekereje mu Kinyarwanda hano baravuga ngo twaje umutaka wo kuvuga ngo baragira ngo batange umutekano. Ati ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za Kongo n'umutwe wa Wazalendo, ati barimo barategura ibitero mu buryo bwa gihanga byo kugira ngo batembe cyangwa bice Abanyamulenge, ati cyane cyane mu gace ka Rurambo. Urabizi ko kano gace ka Rurambo kabaye ibitero bikomeye cyane bikozwe na FARDC na Wazalendo ndetse n'Abarundi. Twirwanwa ngira ngo yerekane yuko ibi bitero ubundi bigamije kugira ngo babisasire muri Rurambo ndetse n'ibice bituyemo Abanyamulenge. Berekana rero ibice bigiye gukorwamo ibitero ndetse na axe zizanyurwaho. Baravuga ati axe Gatobwe hazaza abasirikare benshi ba FARDC bo muri region militaire 33, ati bakomeza kugira ngo bahure n'abandi basirikare ba FARDC bazaho bita noneho bagabe ibitero aho bita Kahororo. Barongera bati axe mu mazi, ati FARDC ndetse na Wazalendo iyo buwe n'uwo bita Rene Itogwa n'uwo bita Kasimbura Bakanaki, ati bazakora ibitero bavuye aho bita Gafuho ndetse n'aho bita Dineke no batera imidugudu izwe cyane n'Abanyamulenge. Bakongera bati axe Mirimba Minembwe, ati ibitero bizanyuraho bita axe Mirimba Minembwe, ati bizabigizwe n'abasirikare b'Abarundi bafatanyije n'abasirikare ba FARDC, ati baragaba ibitero aho bita Minembwe ndetse n'irengero zayo. Twirwane bavuga yuko ibyibona biri gukorwa ari uburyo bwo gutegura jenoside kandi kubwo kwinjira mu bikorwa. Bakavuga yuko ibikorwa bya leta ndetse n'imitwe itari leta iri gukora atari ibintu bigamije kwica, kwiba ndetse no kugandagura abo mu rwego rw'Abanyamulenge, kandi no kumaraho uburyo bwose bwo gufasha abaturage bari mu kaga. Igikorwa bagiteguye turemeza yuko bifite ubushobozi bwo kwirwanaho kandi zakomeza kurwana ku Banyamulenge ndetse no gucunga ibyabo no kubafasha mu buryo bwo bwose bwo kugira ngo iri honyabwoko cyangwa itsembabwoko riri gutegurwa na leta ya Kinshasa babashe kurirwanya. Ntiwumva ako kantu ubundi niko keza numvaga gakeneye ko kuva rwose ko bashoboye kwirwanaho ndetse banagomba kubikora. Iyo ni ihumure rwose abaturage baba bagomba kumva. Yego baragira bati twirwaneho, irahamagarira guverinoma ya Kinshasa ndetse na guverinoma ya Bujumbura yuko izirengera ibi biti ingaruka z'ibyo bitero bari gukora ndetse n'iyi jenoside barimo bategura. Ikorera imirenge kwa 15 z'ukwezi kwa 2025 rikaba ryasinywe n'umuhuzabikorwa akaba n'umuvugizi wa twirwanaho witwa Kamasa Ndakiza Welikamu. Kamasa ndamureba uriya mutaramo muremure usa n'unanutse ukuntu. Reka tuvura kuri iryo tangazo rya twirwaneho. Mu by'ukuri ni uburenganzira bwo gutangaza nubwo baba bashoboye wenda kugira icyo bakora ariko bakanagikora banabanza kunje gutangaza arerite biba bikenewe.
reka twitambukire twigire n'ubundi hano rero muri hafi mu nkengero za Bukavu vise nta kindi kiri kuvugwa aha hantu ni imirwano yaharamukiye ndetse ngo iyi mirwano ikaba ikomeye cyane vise aka gace hano muri Kabare hari kubera ibitero hari kuba imirwano ikomeye cyane nabonye kare umuvugizi wa AFC M23 wungirije ubwo ni Oscar Barinda yavuga ko ngo hari utuzarendo ngo duke ngo twagiye dusigaramo ngo utuzarendo duke yaba bavese yazengurutse ingorababaro Oscar Barinda yavuze ngo hari utuzarendo ngo duke ngo twagiye dusigaramo ngo nitwo tuba turi guhungabanya umutekano kandi bajya kumva buri munsi intambara harani intambara daze hari abayefudereri hari iki hari urugamba buri munsi biragoye kugira ngo bugire za Kabare hatabereye imirwano nk'ubu twinjiza mu mirwano iri kuba muri amasaha bimeze bite nibyo muri amasaha ikibu mu gice bite wereye mu gitondo ni mu birometero 17 uvuye mu mujyi wa Bukavu ibirometero 17 ubwo abantu wenda uretse abantu wenda kugira ngo tubagereranyirize neza abantu bazi hano Igoma ni nko kuva hano Igoma ukagera Kibumba niba atari nibesha ahubwo niba atari kure siko bingana Kibumba centre rwose niko nje mbibona niko twabigereranya nuko ngaho urumva ni mu birometero 17 uvuye mu mujyi wa Goma wa Bukavu purito uhereye mu gitondo kugera mwaya masaha n'ubundi haracumbwa urusaku rw'amabombe menshi ndetse n'imbunda nini hagati ya wazarino ndetse na M23 cyane ariko mu bice bita Kirumbiro Mudaka ndetse n'aho bita Kajeje M23 nyine yagabye igitero aho bita Mudaka niyo noneho yatatse ntago yatatswe niyo yatatse nyine nk'uko umuvugizi wa M23 wungirije yabivuze yavuze yuko nyine abazarendo bake ko baribo bavuze umutekano mu bice birimo M23 icyo ashaka kuvuga cyakwerekanaga yuko nyine aribo bari kubashakisha kugira ngo babashe kubatsitsura batabasha gukomeza kubuza umutekano abaturage M23 yagabye igitero simusiga ariko kandi gikomeye gikoresheje intwaro nini ndetse n'intoya amabombe ndetse n'amamstream n'ibindi byinshi bikoreka mu ntambara na za tanka byose bari kubatura ntiwareba aho hose barimo barabatura biruka mu gace ka Mudaka kugira ngo barebe yuko iyi wazarendo nyine bayikura mu ibi birindiro ihave ariko byabaye imberenge kuko twageze mu masaha ya saa 7:30 n'ubundi imirwano ikibuza ubuhuha nabyo kiri mu kiganiro mu masaha 8 yuzuye imirwano iracyameze nabi kubera yuko abaturage twabashije kuvugana bambwiraga yuko barimo bahunga bareba ariko baza mwabi no bice cyane byibasiwe na wazarendo cyane ngo kino gice cyitwa Kibumbiro ngo abazarendo basigaye bakorana n'abantu bacuruza ku masantre ya Kibumbiro kugira ngo barebe yuko bajya babazanira utwo bashahuye noneho batubagurira baha amafaranga babone gutekera amafaranga bayakoresha noneho nk'amatike niyesiritere mu mujyi wa Bukavu nk'uko abaturage babiribije abandi bakabaza Mudaka batwaye ibicuruzwa berekana yuko ngo bari gucuruza inkweto ndetse n'imyenda kugira ngo babashe kubona amakuru mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu nkengero ariko bakaba bagenda n'ubundi batwara imbunda bagera ku birindiro bya M23 bagahita bakura imbunda yabo muri ya myenda bagahita babuza M23 amasasu bikarangira M23 noneho ibahagurukanye kugira yirwaneho irebe yuko yamusubiza niyo mpamvu wumva rero ni igitero suma tugenda tugaragara buri kanya ugasanga mu gitondo habonetse igitero ugasanga kandi kanya habonetse igitero nuko ibitero byavuye bimwe kugeza amasaha na n'ubu ngo bari utwo tuzarendo duke bari kuturashisha amakompora ni amabombe ni amastream na misile barazitwaye kugira ngo barebe yuko batazana za drone birase bavuga yuko bazifite kugira ngo niba namuka bazizana izo misile zimanuke reka tumanuke gato cyane mu nkengero z'uyu mujyi wa Bukavu n'ubundi mu birometero hafi 70 kuva Bukavu ugera za Uvira tugaruke no muri Uvira gato tugarukemo indani muri uriya mujyi wa Uvira amakuru arimo kugenda atangazwa ngo n'ubutasi bw'u Burundi bwana Vincent burimo buragaragaza ko ngo mu by'ukuri ngo bari mfite ubwoba bwinshi cyane ko ngo abasirikare cyangwa se ngo
abasirikare ba M23 ngo bamaze kuba abana benshi muri uriya mujyi wa Uvira, ariko ngo bakaba barimo hari abambaye sivile bimere nk'abasivile. Ubwo iki gisirikare cy'u Burundi cyangwa se ubutasi bw'u Burundi buri kugenda bugaragaza ubwo abantu ntibufite amakenga bwana Vincent. Nibyo nyine twari tuvuze n'ubundi kuri MDP ho iri gutanga amatangazo yo gutabaza. Ingabo z'Abarundi nazo ziri kubikora mu buryo bwo kugira ngo zigaragaze yuko umutekano w'u Burundi ugeramiwe nk'uko perezida bakunda kubivuga. Kugira bagaragaze nk'ibyo Evariste Ndayishimiye akunda kuvuga ko ngo azaterwa ngo bavuye muri Uvira. Uburyo bwo kugira yerekana ati dore Uvira yamaze kugotwa, ejo bundi Patrick nawe yarabivuze, none natwe turi kubivuga ati rwose mwumve yuko igihugu cyacu nacyo kigeramiwe. Ni uburyo bwo gutabaza bakora. Vise ntabwo bwaba ari ubwo kuburyo bwo kugira ngo bazamuze igiciro kuri Gisekedi, babwire bati dore twarinjire ongera amafaranga kugira tubone uko tubigenda. Iyi strategy zose buryo umuntu ushaka amafaranga arazikoresha. Ndi gutungure nabyo bavuze ati twe twabonye abantu benshi barimo hano kandi twari tuzi ko ari abantu bake nk'uko batubwiraga ko ari abantu baba infiltré bangahe, twagenda tugatora ariko twabonye ari abantu benshi b'Abanyekongo. Kugira ngo iyo turufu nayo bayikora kandi igere ku ntego zayo. Ahangaha nabyo birashoboka. None Vise wenda tugarutse gato turebe muri aya makuru, ese za mbunda aba Barundi binjije hariya zaturutse mu Buhinde, izi mbunda mu by'ukuri ubu bazigenzeye cyangwa ziracyari mu mashashi, ntago wagize ahantu bazigenga? Bahise bazinjiza mu kigo cya gisirikare cy'ingabo z'Abarundi kiri muri centre ya Uvira. Ntabwo bari batangira kuzijyana mu bice bitandukanye nk'uko n'izavuye za Karemi zahise zijya mu bice bitandukanye, ariko zabanje nazo kunyura mwa kiriya kigo cy'Abarundi kiri hariya muri centre ya Uvira. Ariko amakuru nabonye nuko biteganyijwe yuko ku masaha ya nimugoroba baza kuzijyana mu bice bitandukanye nk'uko twagiye tubibona abantu batandukanye bagiye babitubwira. Ntabwo ngo bajya bajyana intwaro ku manywa nk'uko umuturage tubaruri yatubwiye, ariko uko gahunda yayibonye kuko yabitangarijwe n'umwe mu bagize ingabo z'Abarundi zijya kunywera ku kabari kiwe, nuko imbunda zimwe bari buzitware aho bita Gatobwe, izindi bazijyana aho bita Masengo, izindi bazijyana aho bita mu mazi, izindi bazijyana aho bita Gafuho, izindi bazijyana aho bita Mirimba. Nibyo biteganyijwe, ariko bakaza kubikora mu masaha ya nimugoroba banga yuko hari abaturage bazibona cyangwa abo muri M23 bakora ubutasi babona aho bari kuzijyana. Ariko amakuru yaje kugaragara nyine anyuze ku umusirikare w'umurundi waragiye ku kabari kumwe mu baduhaye amakuru, yatubwiye ibyo bice bari buzitwara kandi bakaza kuzitwara nimugoroba bumaze gufatana. Atanga ikimenyetso aravuga ati kirajya kibikwereka yuko bazitambukanye nuko murajya mubona quartier nyinshi za Uvira zibuza umuriro mu gihe kingana n'iminota 10, atora bazitambukanye kugira ngo abantu bari ku muhanda batamenye ibyo ari byo, none bazijyane bashaka kuzijyana. Vise ndumva ibya, ariko ku munsi w'ejo za Gatogota habaye imirwano hara mu nkengero n'ubundi ya za Uvira za Sange na za Katogota. Urugamba nta makuru waba wamenye yuko byarangiye, ntabwo twigeze tubigarukaho. Kivu teritwari yose nta munsi w'ubusa, yaba za Gatogoto, yaba za Kirundi, za Ruvungi, yaba hariya za Kamanyura, yaba za Nyangezi, yaba ruguru za Katana, ibice byose bya Sud Kivu imirwano yo iri generalize. Nta kuvuga mu kama gace ngo harimo imirwano ngari nta mirwano ihari. Sud Kivu ibice byose birimo imirwano. Neze rero za Gatogoto habaga imirwano hagati y'Abazarendo na M23, ariko ntabwo abaturage baje kumenya amakuru neza uko byarangiye, niba hari Abazarendo cyangwa ba M23 bahaguye. Byaje kurangira bongera kubona ibintu bicecetse, ntibongera kumva intwara, ariko imirwano yarabaye ejo iza kurangira mu masaha ya 2:00 z'umugoroba, ariko mu gitondo bazindutse neza. Reka twisimbukire tugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage ba Masisi ndetse na Rushuro batangarije cyangwa se bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri ibijyanye no kwivuza cyangwa se uburyo bwo kubungabunga ubuzima, ibitaro ngo byaranze. Sinzi niba ari imiti Abazarendo barayimaze mu mabutike, niba ari ukubura imiti yo ngo igereyo, ariko ngo imyivurize bikomeje kuba ibibazo bwana Vincent.
nibyo muri Masisi nyine abaturage cyane cyane bari mwa bino bice bya Masisi bimazeho iminsi y'irwanda ikomeye ariko ugakomeza na za warikare barimo batangaza yuko uburyo bwo kwivuza bwabagoye, nta buryo bwo kubona imiti, nta buryo bwo kugera ku masantere de sante cyangwa ibitaro cyangwa za poste de sante, kubera ko inzira zose bagakwiye kuba banyuramo ziba zirimo wazarendo za FDLR ndetse n'aba FARDC na polisi bagiye basigara n'ayo makaritsiye ko badatuma batambuka. Sosiyete sivile rero ikorera mwa bino bice bya Masisi ndetse na za warikare yitwa OCHA itangaza ko abaturage bo muri teritwari ya Masisi nyine ngo bakomeje kugira ibibazo byo kwivuza kubera ko imirwano ibera adse Masisi Nyabyondo no mu yindi midugudu myinshi guhera ejo 15 z'ukwezi kwa kabiri kugera uno munsi kuri 16 z'ukwezi kwa karindwi. Iyi mirwano ikomeye yatumye nta muturage wabasha kugera mu bice bitandukanye ku byabona ubuvuzi, ariko ko na mbere yaho muri za 25 z'ukwezi kwa gatandatu muri za 15 z'ukwezi kwa gatanu ko n'ubundi mwari mu cyane ari imirwano ikomeye cyane ku buryo nta muturage n'umwe wabonye uburyo bwo kwivuza, cyane cyane nko mu bice bya Kasoko n'ubundi hakiri imirwano no muri iki gitondo wazindukira imirwano mu bice bya Gurupoma ya Nyamaboko hari imirwano mu midugudu ya Karambayiro ndetse n'umudugudu wa Buhimba. Intambara ikomeje kubuzugura ku buryo nta muturage wabona uviwe, ariko cyane cyane n'ubundi mu bice bita Kinyayonga, Kinyumba naho bita Muhanga na Nyabyondo, aho hantu nta muturage wagera ku centre de santé kuko izisigaye zubatse nta kimwe kimwe wasangamo, izindi nazo wazarenda yagiye zisenya cyangwa amabombe bagiye barasana na M23 yagiye azigwaho zigasenyuka ku buryo zabaye ivumbi nyine ku buryo kubona aho bivuriza bigoye. Reka ubwo turaza kuba tubimenya cyangwa se turaza kureba icyo abari kuhakontorora, ubwo ndavuga AFC icyo bari buze kugenda bakora kuri message iba yatambukijwe nawe abaturage nyine kubabangamiye muri ibyo bice. Hanyuma vise reka tugaruke rero kuri ya makuru ya politike na diplomasi. Duhere iwacu hano mu Rwanda, ni inkuru ifite aho ihuriye n'umukuru w'igisirikare cyangwa se na umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda. Moise Kainerugaba ngo yongeye kugira ibyo avuga kuri His Excellency Paul Kagame. Bwana Vincent, nibyo Moise Kainerugaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda mu butumwa bwanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda yongeye gushimangira ko Perezida Paul Kagame nyine ko ari anko wiwe, aramushimangiza. Urabizi yuko kenshi na kenshi avuga akunda kuba ati my uncle cyangwa bura tunguwe niwe mu perezida afatiraho icyitegererezo. Yego, kumushima rero amushima abinyujije mu butumwa yatambukije ku rubuga nkoranyambaga rwa X akunda gukoresha cyane, aho yagize ati ganza rudasumbwa. Ni amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga rero mu Rwanda bagaragaje ko General Muzi ko kuba ashima Perezida Paul Kagame ku miyoborere myiza yakuye abanyarwanda habi, ko ibyo ngibyo ari ikintu cyiza kandi ko n'abanyarwanda ubwabo bamushima amanywa n'ijoro, ko kandi ari ikintu cy'itegererezo bakwiye kuba bareba ndetse n'abakiri bato bakabyigiraho bagakira ibyiza babonye batari barigeze babona na rimwe. Ibi ngibi General Muzi Kainerugaba yakoze byagiye bikunda gukorwa n'uwo bita Gatabazi Jean Marie Vianney wagize imyanya myinshi inyuranye mu buyobozi bukuru bw'u Rwanda. Ni umwe mu bantu bakundaga gutanga ibitekerezo ku butumwa bwa General Muzi Kainerugaba, aho Gatabazi nyine wabaye muri guverinoma y'u Rwanda, aho yakundaga kuvuga ati ganza rudasumbwa, Imana ikomeze kumuha imigisha no kumurinda, aho yakundaga kubyandika. Mu by'ukuri nyine ni ibigaragaza yuko Muhozi yaryohewe n'ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'uko u Rwanda ruyobowe nawe akaba yumva yabigira icyitegererezo n'ahantu hose akajya abivuga. Ntabwo kwandika buno butumwa ari ubutumwa aba yanditse gutya gusa, ahubwo nuko n'ingwano afitanye na Perezida Paul Kagame udasanzwe. Uranabizi yuko aherutse no kumugabira inka z'inyambo. Ibyo byose rero nabyo bituma akomeza kwandika ubutumwa butandukanye kubera ibyo amukesha cyangwa n'imiyoborere yamuboneye.
reka dusimbukire mu by'ukuri muri Kenya naho turebe mu by'ukuri hamaze igihe kitari gito imyigaragambyo iri guca ibintu ubu tuvugana rero mu by'ukuri ngo umwe mu basenateri ba hano muri iki gihugu cya Kenya yabwiye William Ruto cyangwa se perezida w'iki gihugu cya Kenya ko mu by'ukuri ngo nubwo bamwubaha ariko batamutinya. William Ruto nawe ati rero mu by'ukuri ati niteguye guhangana namwe. Ahangaha bisa naho mu by'ukuri iki gihugu gikomeje kugenda kizambagurika bwana Vincent. Nibyo nuko wabivuze amaze n'imyigaragambyo ikorwa n'urubyiruko rw'ishyizwe mu itsinda bita Gen Z. Bavuga ko bifuza ko perezida Ruto avaho ariko namwe mu bayobozi batandukanye bagenda bagaragaza yuko Ruto yagakwiye kuvaho, aho bano basenateri nyuma mu basenateri yatangaje ati turakubaha ariko ntitugutinya. Aravuga ati turakubaha ariko ntabwo tugutinya. Uyu ni umusenateri nyine wabitangaje ni uwitwa Netu John Muhira. Nyuma y'uko perezida Ruto ahuye n'abakora mu mushinga wo kubakira abatishoboye kuri wa 25 z'ukwezi kwa 2025 aho yababwiye ko atemeranywa n'ubutegetsi bwe. Aravuga ati njye ntabwo nzigera nemeranya n'ubutegetsi bwa Ruto. Aravuga ati kandi twebwe turamwubaha ariko ntabwo tumutinya. Ariko uyu perezida Ruto nawe aravuga ati njyewe atemeranya nanjye ntabwo bazigera baca intege. Ati njye nzakomeza nkore kubera ko icyo nifuza kugeza ku baturage nzagikora. Ati babeke babakeya, ati ibyo ngibyo barimo baribwoza ubuta, ati nzakomeza nkore ibyo nkwiye gukora. Perezida William Ruto n'ubundi abivuga nyuma y'uko imyigaragambyo yabaye ndanze, aho abaturage bamwe bagiye baratwa bakicwa. Yaraherutse kubwira polisi yuko idakwiye gukomeza kubarasa kuko ikwiye kujya ibarasa amaguru. Ariko abo banyepolitike bakaba baramurenze bakavuga bati nta perezida ukwiye kubwira polisi yuko abaturage be bakwiye kuraswa. Ati yari akwiye kuvuga yuko bakwiye gukoresha za kirimogeni ndetse n'amazi kugira ngo babuze ino myigaragambyo kubaho, kugira ngo barasa abaturage kuko kurasa abaturage ni bimwe mu bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Ati ntibyari bikwiye. Uyu musenateri rero akaba mu by'ukuri ari n'itsinda rikomeye rirwanya uyu perezida. Bikaba bigaragara yuko ejo cyangwa ejo bundi yazanahaguruka agahangana nawe mu byerekeranye n'amatora kugira ngo arebe yuko bamukura ku butegetsi nk'uko amakuru tugenda tubona ava mwa kino gihugu agenda bigaragaza. Aha, ndumva bitoroshye. Vise mbere ko tukurekura rero tugezeho update ufite kugira ngo tukurekure. Update zihari nuko operasiyo bye bye Mayibobo yo mu mujyi wa Goma yatangijwe n'ubundi yakomeza uyu munsi mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma, mu bice bitandukanye bya za komine za Karisimbi ndetse n'ibindi bice. Yakomeje n'ubundi aho bari guhigahiga abantu bari mu mujyi cyane, abantu birirwa basinda, abantu batagira akazi ubona birirwa babuyera. Barimo barahirwa bukwari n'inzego z'umutekano za M23 ndetse zifatanyije n'iz'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Bikaba bivugwa yuko rero izi nzego zakomeza gukorana n'abaturage kugira ngo aho bakeka bababuze ubuzima, bababuze umutekano, babibwa utwabo bakomeza gushakishwa amanywa n'ijoro. Yes, Vise reka tukurekure rero mu by'ukuri urakoze cyane. Urakoze nawe ndagushimiye. Abakunze Jeune Official rero uwo yari Vincent twari turi kumwe ku murongo wa telefone. Hanyuma reka turebe ko na Macacari ari hafi nawe tube twamuha umwanya tugezo update. Gusa ariko ntabwo byoroshye dushobora no kutaza kumubona kuko Macacari rwose twavuganaga mu kanya arimo arambwira tunge ndimo ndurira imisozi, ndimo ndirukanka. Ati hari inkuru ndimo ndirukanka rwose ngiye gukavaringa idasanzwe. So rero turamutse tumubuze ubwo nyine twaza kuba turi kumwe no mu yandi masaha ari imbere akaza ndetse atuzaniye amakuru ari buze kuba agezweho. Ubwo ndavuga amakuru mashya. Niko ibintu bimeze. Macacari ku murongo wa telefone bimeze bite sinzi, reka turebe. Gusa ariko tukimushakisha reka mbabwire ko rwose ibintu bitoroshye hara muri Sud Kivu niho urugamba
rukomeye ruri kubera. So ntabwo kuboneka biri koroha, reka duhinira hanga tubyihorere twundi ni update muri uyu masaha. Turaza gusura mu yandi masaha imbere, mugomba mukomeza murogerwa n'ibiganiro byacu, abatarakanda subscribe muyikoreho kugira nyine ngo nituza muri studio mwe mu mbere mu kubona inkuru. Hanyuma Primo Health Infinity bakakubwira ko bashize cyitwa discount, aho ku bari hanze ya Afrika bagabanyije 10%, bari hano iwacu mu Rwanda rero cyangwa se hano mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bagabanyije 5%. Gahunda rero iteyite ni roho nzima itura mu mubiri muzima. Turakunda cyane roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Primo Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Primo Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri avenue yo kwa Clave. Primo Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 76.